turagushimye aya masaha mana, tugushimiye ko waturinze, waraturinze twebwe twicaye ahangaha, urinze abanyarwanda badukurikiye. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Data wa twese mwiza, rero tukweretse negeze mbarira madamu ndamubwira ntuzi ko nabaye mu rugo ahantu mu ngo 12 nkora akazi ko mu rugo nshaka ubuzima. Ndabyibuka igihe kimwe negeze kuva i Nyamasheke kuba hazi mu murenge wa Karambi, nyura muri Nyungwe njyanye n'umuntu ambwira ngo agiye kunsabira akazi. Ndagenda ngera ahantu bita ku buhanda bwa Gitarama, turi kugenda n'amaguru, niho twaraye. Nakoraga umurimo w'Imana muri korari, na nubu nukuvuga ngo 2017 2016 gutyo nigeze guhura n'ubukene ndi mu murimo w'Imana. Mu by'ukuri hari igihe umuntu akena ataruka arwaye, uko abona yuko twebwe tutakimukorera, abo noneho yarangiza akaduteza imiraba. Ntabwo byabura rero, ariko Kristo ni uduha imbaraga tugakomeza urugendo. Kandi koko nawe uzarebe ubwawe iyo warose inzozi mu gitondo, ibyo warose ukabibona, uravuga uti ngiye nkabya inzozi. Ubwo rero nawe ibyo wahanuye iyo bisohoye uravuga ati umwuka w'Uwiteka uri muri nge koko. Ataruka naniwe gukora, mbese ufite imbaraga zose ariko ugashakisha ahantu hose bikanga, kuko Imana hari igihe kigera igatyaza abantu bayo kugira ngo abo umuntu agwize imbaraga z'umutima. Hanyuma mpura n'ubukene buteye ubwoba, hahandi nigeze kwambara ijipo imwe mara nk'umwaka wose ngira ijipo imwe ngira n'ishati. Bivuze ngo ndi dirigente wa korari, icyo gihe naririmbaga muri korari yitwa Ndabaramukije abakunzi ba Mama Linda Official. Uri w'agaciro gakomeye wowe wakoze subscribe, udukurikirana uri mu Rwanda, udukurikirana uri hanze yarwo. Nukuri navanga Imana iguhe umugisha. Bishoboka ko waba utameze neza, ariko kuri iyi si bibaho. Uyu munsi ushaka kuba umeze neza, ejo bikanga, ariko nakubwira ijambo ryiza mvuga nti isunga Yesu aratabara, Yesu araruhura, nukuri azakugirira neza. Barakoze kumpamagara mumbwira yuko ibiganiro nyuzaho byabashimishije, n'abandi ni karibu. Iyi channel inyuraho ijambo ry'Imana, iyi channel inyuraho abashima Imana, ubuhamya se kw'ibyo Imana yagukoreye. Hano imbere yanyu turi kumwe n'umupapa n'umumama, akaba ari abakozi b'Imana, abahanuzi. Mwatangira mukibwira abakurikiye Mama Linda Official. Murakoze, nitwa Imanirakiza, nkaba ndi umupapa, akaba ari madamu, nk'uko abivuze, nkaba ndi umukozi w'Imana. Kubera yuko kuba umukozi w'Imana nuko uba umwiringira, ukiringira Imana. Ikindi cya kabiri, kuba uri umukozi w'Imana nuko ukora ibyo Kristo ashaka. Murakoze. Murakoze. Nanjye nitwa Amahoro Rusi, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nkaba ndi n'umuhanuzi. Kubw'ibyo rero nkorera Imana mu itorero rya ADEPR, paruwase ya Gasave, mu itorero rya Karumeli. Ibindi Imana iduhana umugisha. Mama, watangira udusengera. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimye aya masaha Mana, tugushimiye ko waturinze, waraturinze twebwe twicaye ahangaha, urinze abanyarwanda badukurikiye. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Data wa twese mwiza, rero tukweretse ikiganiro tugiye gutangiza. Reka Uwiteka Imana Nyiringabo ubane natwe, Umwuka wawe wera abari utuyobora. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Data wa twese mwiza, rero ukomeze kuba mu ruhande rwacu kandi udushyigikire.
atwambika imbaraga zawe, ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe uganza, mu izina rya Yesu, amen. Abashyitsi bacu maze kudusobanurira ko muri abakozi b'Imana, abahanuzi, abavugabutumwa. Ese uyu murimo mwawuhamagayemo ryari? Mwaduhamya ukuntu Imana yabahamagaye? Murakoze. Ni ukuvuga ngo njyewe natangiye umurimo w'Imana muri Ecole de Dimanche, muri korali y'abana, kugeza muri iki gihe nkikorera Imana ku myaka yanjye mfite. Bivuze ngo natangiye kujya nko muri korali mfite imyaka 6, kugeza ubu kuri iyi myaka mfite ukungana mubona ndi mukuru nkikorera Imana, kandi ndakomeje kugeza igihe Kristo azazira. Yesu yaraguhamagaye kugira ngo uze umukorere, kandi mu kazi habonekamo ingorane, ibibazo. Ese muri uyu murimo w'Imana hari ibibazo waba uhura nabyo, cyangwa ibintu byose biba bigenda neza? Ntago ibibazo byabura, ntago ibicantege byabura, kubera ko mu murimo w'Imana habamo byinshi cyane, kandi no muri iyi si dutuyemo, haba mu kazi dukora ka buri munsi, ntago ibicantege byabura. Ariko Kristo niwe uduha imbaraga. Urumva urugendo rw'ubuzima umuntu aba yaranyuzemo atangira akora umurimo w'Imana, umuntu aba yarahuye na byinshi cyane. Ibyo byinshi wahuye nabyo uraza kutunyuriramo muri makeya. Nawe papa watubwira, ese wowe nta mbogamizi uhura nazo mu gukora uyu murimo w'Imana? Murakoze. Imbogamizi ntizabura, ndetse n'iza buri munsi, kubera yuko buriya imbogamizi za mbere naguhaho urugero. Buriya uzacunga ahantu abana bakoreye urugomo, iyo bari gutera igiti bagitera amabuye, nuko baba bakibonamo imbuto. Impamvu rero natwe Satani adutera amabuye atwirukaho buri munsi, nuko abona yuko hari icyo twebwe tubitse twamenye, nuko abona yuko twebwe tutakimukorera, abo noneho yarangiza akaduteza imiraba. Ntabwo byabura rero, ariko Kristo niwe uduha imbaraga tugakomeza urugendo. Yego. Watubwiye ko nubwo uri umukozi w'Imana uri n'umuhanuzi, nta muntu wari wahanurira ibintu ukabona ntago byagenze neza cyangwa ntibisohore. Ese iyo bidasohoye bigenda bite? Ese iyo bisohoye byo ubifata ute? Urambajije uti nta muntu wari wahanurira ibintu ngo ntibisohore. Bibaho cyane, kuko guhanura ni impano y'Imana, kandi guhanura ni umwuka w'Uwiteka uba waje muri wowe. Kuko Yesu we yaravuze ngo ndagiye ariko simbasize mwenyine. Yabwiraga intumwa ze, arababwira ngo ndagiye ariko nzabohereza iki? Umufasha, ariyo Mwuka Wera. Twebwe rero ntabwo turi Mwuka Wera cyangwa ntabwo turi Imana. Twebwe duhanura ibyo twabwiwe cyangwa twategetswe, noneho twarangiza Imana ikikorera ibyayo. Ahubwo ikintu kimwe kiranga wowe, umuntu wahanuriye, we niwe ugomba kugira gute? Rya sezerano yagize gute yahawe, cyangwa bwa buhanuzi yahawe, agomba kububagarira, noneho akaburindisha iki? Isengesho. Yamara kuburindisha isengesho, noneho bwarangiza bukazasohora mu gihe nyacyo. Kandi buriya isaha iyo igeze, nubwo ntabwo igerengaho isegonda, ngo buriya bajya bavuga ngo na nyuma ya zeri irakora. Isaha Imana yigeze irakora bikarangira. Yego. Ikindi nakongeraho ni uko iyo umuntu ahanuye ubuhanuzi ntibusohore, biterwa n'ubwo ari bwo. Ushobora guhanurira umuntu ikintu kizamubaho, icyo kintu ari kibi. Icyo biba bisaba ni uko aba agomba gufata umwanya agasengera cya kintu kugira ngo Imana igikureho cyangwa igihindure. Impamvu Imana imenyesha abantu ibintu ni ukugira ngo bagire icyo bakora, bagire icyo bahindukaho. None se iyo uhanurira umuntu bigasohora, byo bikunezereza bite? Ubifata ute? Murakoze cyane. Iyo uhanuriye umuntu ubuhanuzi bugasohora, wongera kwiyumvamo imbaraga yuko nawe watumwe n'Imana koko.
kandi koko nawe uzarebe ubwawe iyo warose inzozi mu gitondo ibyo warose ukabibona uravuga uti ngewe nkabya inzozi. Ubwo rero nawe ibyo wahanuye iyo bisohoye uravuga ati umwuka w'Uwiteka uri muri nge koko. Yego. Ntiwibaze impamvu uri kukwibandaho wavuze ko uri umuhanuzi. Yego. Ariko Nyagasani yatanze impano nyinshi. Wowe ubuhanuzi bwawe ubona mu ihe nzira. Naguha urugero, haravuga ngo bumva amajwi, haravuga ngo barareba, nk'ureba ibintu kuri televiziyo, hari abarota. Ese wowe impano Imana yaguhaye iza mu buhe buryo? Impano yanjye Imana yampaye ntabwo ari imwe nubwo ari ebyiri, biza mu buryo butandukanye. Nshobora kugusomera ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya nkayisoma nizeye, ubwo ni ubuhanuzi butavangiye. Cyangwa se naba ndimo ndasenga ijwi ry'Uwiteka rikambwira ngo mubwire gutya nkabikubwira. Cyangwa se Imana ikanyereka ibintu nk'aho biri kurekara, nabyo nkakubwira nti dore mbonye iki n'iki. Ahubwo ikibazo kiriho ahangaha, abahanuzi bagenzi banjye nibo wenda ngiye kuvugaho. Yego. Ndagira ngo bamfashe. Umuntu ugihanurira muri Kristo Yesu, ugifite wa mwuka wo guhanura, atari ibya bizinesi, atari ibyo kugira gute ngo by'amakomedi cyangwa gukina amafilime, ni mutubabarire muhanure mwategetswe n'Imana, nta byo kugira gute kubishakamo indamu. Wowe mama hari icyo weho wakongeraho? Murakoze. Ku kintu nyine navugaho cy'ubuhanuzi, ubundi ubuhanuzi ni impano y'Imana, Imana itangira ubuntu. Ni ukuvuga ngo ku cyo umutware yaravuze, hari abantu muri iki gihe nyine bateye bavuga bati bagomba bahanura ari uko bahawe nk'amafaranga bakibiguzi. Ariko nagira ngo mvuge ko icyo kintu abo bantu baba barimo kwica umurimo w'Imana, kubera yuko iyi mpano Imana yaduhaye yayiduhereye ubuntu, kandi ni ukuvuga ngo uko dukora Imana izabiduhembera. Iyi Mana niyo izatwihembera, ntago tuzigera duhembwa n'abantu. Rero ni ukuvuga ngo iyo uhanuye warangiza ukabwira umuntu ati mpa amafaranga mpituro, bivuze ngo wowe ubikora uburimo ibihembo byawe uburimo bihabwa, uburimo ufata ibihembo byawe muri iyi si. Bivuze ngo rero Imana ndumva ku bwayo nta kintu wazigera ubaza Imana, kuko ibihembo by'Imana yo izaduhemba nibyo byinshi kurusha iby'abantu baduha. Mureke dukora umurimo w'Imana neza, tudaca ibiguzi, iyi Mana izaduhemba. Njyewe mfite ibihamya by'uko nta mukozi w'Imana cyangwa umuhanuzi ihamagara gutyo nta nzira y'umusaraba yanyuzemo. Hari ibintu byinshi abanza gucamo bikamuca intege, bikamurushya, bikagenda bite. Mwaduha ubuhamya wenda nk'ikintu kigize kikubaho ukabona ko icyo kintu kiri guguca intege, gishaka kukubuza kuzagera ku cy'Imana yagusezeranyije, cyangwa gishaka kuguca intege muri uwo murimo w'Imana. Waduhamyaho gatoya wewe wa mupapa we. Murakoze. Ikintu cya mbere buriya gica umuntu intege, singiye kukubeshya, ni ukubwirirwa kandi cyitwa ngo ukorera Imana, ukajya ku murimo w'Imana ushonje, ugakora amasengesho muri make atateguwe, bahita amasengesho y'agahato. Yego. Amasengesho y'agahato rero iyo bibangikanyije no gusenga, uvuga ati ubu ni gahunda, ubu ngiye kujya gusenga kandi urumva unashonje, nabyo ni ikindi kibazo. Niyo mpamvu biba ngombwa yuko buriya, kuko baravuga ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Umubiri muzima. Ntabwo rwose ibyo bicana ibyo ntibyabura, cyangwa se ukabona ugiye n'urugero ugiye gusengera umuntu
kandi uzi neza yuko iyo wizeye igomba kumukiza. Bamwe badutera amabuye, ubwo ndavuga ni amagambo, ugatijya kumva ukumva ati dore bamwe bigize abarokore. Abarokore bamwe babita n'abasazi, ariko kubera ko tuzi uwo dukorera, kubera ko tuzi uwo dukurikiye, ntabwo twebwe bijya bidutera isoni kutwita abasazi, nta kibazo. Nanjye hari ibintu wigeze umpanurira unyuzeho mbifata nk'ibintu bisanzwe, bavuga ni nyine ubwo aravuze, bavuze ngo ahantu ukorera bagufitiye ishyari, ariko nyuma y'igihe gito narabibonye. Yego, ni ukuri urimo umwuka w'Imana, gusa sinakubwira yuko kijya gihe nayifashe nk'ibintu bisanzwe, ko nta nubwo twari tuziranye, ariko bikimara kuba nkabona ko koko iryo shyari rihari ndetse ringejeje ku kintu cyagomba gutwara ubuzima bwanjye, nibwo nakubiseho umutima ndavuga nti kandi wa muntu wanyuzeho yarabimbwiye. Ni ukuri Imana ukorera ihabwa icyubahiro. ndayishimiye. We wa mama we, hari icyo nshaka kukubaza. Hari ikintu kigize kikubaho wenda ukabona ko ari Satani ukwatatse, Imana ikakuba hafi ikagutabara, waduhamyaho gatoya? Hari igihe kimwe nakoraga umurimo w'Imana muri korari, na n'ubu ni ukuvuga ngo 2017 2016 gutyo nigeze guhura n'ubukene ndi mu murimo w'Imana. Mu by'ukuri hari igihe umuntu akena ataruka arwaye, ataruka ananiwe gukora, mbese ufite imbaraga zose, ariko ugashakisha ahantu hose bikanga, kuko Imana hari igihe kigera igatyaza abantu bayo kugira ngo abo umuntu agwize imbaraga z'umutima. Hanyuma mpura n'ubukene buteye ubwoba, hahandi nigeze kwambara ijipo imwe, mara nk'umwaka wose ngira ijipo imwe ngira n'ishati. Bivuze ngo ndi dirijante wa korari, icyo gihe naririmbaga muri korari yitwa Inshuti za Yesu Mbikarama mu murenge wa Kigali. Noneho ngira ijipo imwe nyimarana imyaka, igihe kiza kugera noneho mbura n'inkweto, nkajya njya gusenga kwa kundi ku rusengero amateraniro ya ninjoro, nkajya ku rusengero ninjoro kubera ko nta nkweto nari mfite, nkajya gusenga ninjoro, ku manywa simbona uko nsenga. Igihe kiragera bene data baravuga batari ko se uyu muntu ko ninjoro aza ariko ku manywa tukamubura, bimeze bite? Barampagarika. Ariko bivuze ngo muri icyo gihe nahagararaga, iyo hataza kuba imbaraga z'Imana mba naranabivuyemo, nkavuga nti ibi bintu nta kigenda. Ariko kwari kugira ngo Imana inkire kuri gahunda, Imana ibanze intyaze. Hanyuma igihe cyaje kugera, ubwo nyine abakozi b'Imana iburya Imana nabijya bagenderera, bahaza kumenya amakuru. Hanyuma ndongera ngaruka mu murimo w'Imana, mbese mfite ubuhamya bwinshi cyane, ibyanjye ni birebire cyane cyane. Ubuhamya mfite n'ubw'iyo nzira nanyuzemo y'ubukene, ariko nshimye Imana ikajya imbwira, urumva nari ntaranashaka, ndi umukobwa mbi wacu. Rero nahuye n'inzira ndende cyane, Imana ikajya imbwira ngo nzakubakira urugo, Imana ikambwira ibintu byinshi. Ariko muri iyo minsi Imana yajyaga ivugana nanjye ikambwira ko izanyubakira urugo, njyewe numvaga ko bitashoboka, nkavuga ngo se n'ubundi nta mwenda ngira, nifitiye ibibazo byinshi. Igihe kimwe Imana ijya ivugana n'abantu bayo. Nagira ngo mbwire abantu badukurikiye, ibi bintu Imana ijya ivugana natwe ni ukuri kandi irabisohoza. Igihe kimwe rero ndi muri ubwo bukene ngira umwenda umwe, Imana yigeze ivugana natwe turi ahantu turi gusenga. Imana iratubaza ngo, iratubwira iti nabanezerewe. Noneho buri muntu wese ambwira ikintu ashaka. Njyewe kubera ko nari mfite ubukene bw'imyenda, urumva iyo umuntu nta myenda agira, dukweta ari udupfundikanya udukamambiri, mpita numva ko nindamuka mbonye miliyoni nzajya mu iduka mbese nkarangura, mbwira Imana ngo Mana ndashaka miliyoni. N'undi muntu wese warahagenda avuga icyifuzo cye bitewe n'ahantu ahagaze. Nagira ngo mbabwire bene data badukurikiye, umuntu wese avuga icyifuzo cye bitewe n'ahantu ahagaze, umuntu asaba bitewe n'ahantu ahagaze.
ni ukuvuga ngo uramutse ushonje aka kanya Imana ikakubaza ngo urashaka iki, wahita uvuga ko ushaka ibiryo. Umuntu wese asaba bitewe n'ahantu ahagaze. Rero Imana iratubwira iti ibyifuzo byanyu nabyumvise. Hashize iminsi mikeya rero, hanyuma umuntu arampamagara arambwira ati ngwino hano, harangije ya miliyoni nk'uko nayisabye Imana, yampaye umufungo wa miliyoni. Ndagenda ngura imyenda, kandi guhera icyo gihe kugeza izi saha nagira ngo nkubwire ngo byari intangiriro yo kwambara, narambaye rwose kugeza na n'ubu ntabwo ndambara ubusa. Kuko iyo Imana iguhaye, umuririmbyi yararirimbye wo muri Jehova Jire aravuga ngo umugisha utanga ngo mwami wanjye ntabwo ujya wongeraho umubabaro. Aravuga ngo harakumenye ngo bafite amahirwe ngo no ku munsi mubi bazakomeza. Nagira ngo mbabwire ngo rero bene data bafite amasezerano, bene data bavuganye n'Imana, ibintu Imana ivuganye natwe ni ukuri, ahubwo tugume mu masezerano. Nanjye ndashimira Imana ko yahinduye amateka, kandi murabona yuko yanyubakiye n'urugo. Imana yampaye umutware n'abana, Imana ishimwe. Ni ukuri Imana yarabikoze, habwe icyubahiro. Yaguhaye umugabo mwiza, ujye umufata neza. Imana irabidusaba ko tugomba kugandukira abagabo bacu. Papa, we hari icyo uri bwongereho? Tugiye kuvuga ngo hari icyo twongeraho, bwakira bugacya. Kubera yuko urugendo ruba ari rurerure. Hari igihe twe inzara yegeze kundya, ndangije nareba hirya nareba inyuma nkabona nta nzira. Ndabyibuka igihe kimwe ngewe inzara yegeze kundya hari mu kwa kane, aribwo nkigera i Kigali. Yego. Ndabaza mbaza undi muntu nti ubundi muri uku kwezi i Kigali buri muntu wese inzara iramurya? Ndabyibuka ko narebye ku gipangu cy'umuntu nkabona harandaranzeho igisusa, idegede. Ndangije ngenda nkuraho bya bisusa bya bibabi byacyo, ndangije ndabitogosa, ndangije ngira gute, ndabiteka, ndangije nshyiramo umunyu, ndabirya ahantu nabaga, kuko nabanaga n'umuzamu w'inyubako ahantu. Ndangije ubwo tuvuze uko byagenze naho twavuye ni kure cyane. Akazi ko mu rugo naragakoze. Negeze mbarira madamu ndamubwira ntuzi ko nabaye mu rugo ahantu mu ngo 12 nkora akazi ko mu rugo nshaka ubuzima. Ndabyibuka igihe kimwe negeze kuva i Nyamasheke kuba hazi mu murenge wa Karambi, nyura muri Nyungwe njyanye n'umuntu ambwira ngo agiye kunsabira akazi. Ndagenda ngera ahantu bita ku buhanda bwa Gitarama, turi kugenda n'amaguru, niho twaraye. Ndangije mu gitondo turongera turabyuka turagenda, tunyura mu Ruhango mu mujyi, turangije tugera ahantu bita Ibusoro n'amaguru iminsi 2. Kandi turuzi neza yuko umuntu ugenda iyo minsi 2 agenda abahunga. Nge ntacyo nahungaga. Urumva ko ari ubuhamya burebure. Ni ubuhamya burebure. Nta pantaro yo kwambara ntaki, ahubwo ikintu cyambabaje ahantu nagiye gusaba kureba ku kazi, nasanze ari iki, arako kwahirira inka kandi ni wacu nzisize zirimo ziravumera, niko mu Kinyarwanda babivuga. Ariko ndagira ngo mbwire umuntu udukurikiye kuri gicano ya Mama Linda TV, Mama Linda Official, ndagira ngo mubwire yuko haracyariho ibyiringiro, haracyariho gutabarwa kw'abakozi b'Imana. Impamvu yagusigaje ni ukugira ngo igihe nk'iki ngiki Imana izakugire neza cyangwa uzatunganye ibidatunganye. Ndagira ngo nkubwire wowe udukurikiye uri mu Rwanda, uri hakurya za Kongo y'amazi magari, uri i Burayi, uri hehe, nta hantu Imana itakura umuntu. Kandi ndagira ngo mbwire abakozi b'Imana badukurikiye, mudufashe mubwirize abantu iby'ubutumwa bwiza, mubabwirize bahindukire imitima yabo yariguye umwuma, yongere kugira gute, yongere navuga ko yongere guhehera. Amen. Ndagira ngo abakozi b'Imana bite kuri icyo kintu, nko kuvuga ngo umva uko Imana ivuze, banza uture miliyoni hano kugira ngo ibigitambo. Bwiriza umuntu, kubera ko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo yemwe abafite inzara n'inyota, niba nta n'ifeza mufite nimuze munywe ku buntu. Mwebwe murimo muragurisha impano. Ibi bintu ni ugusubiza Yesu ku musaraba. Mubaye ba Yuda, mugiye kongera kugurisha Yesu.
ibyo bintu ntabwo ari byo. Ndagira ngo wenda se ngira akantu mvugaho mu gusoza dusoma n'ijambo ry'Imana, cyangwa se tuvuge wenda ushaka gusengana natwe tumubwire nimero ya telefone ni 07 3 7 08. Nongere nyisubiremo 07 3 7 08. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Shalom shalom. Wasoza n'isengesho. Data wa twese uri mu ijuru, uwera wa Isirayeli, turagushimye, tugushimiye yuko ugira neza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Data nyiringabo Imana, wabanye natwe mu gihe cyose cyatambutse tukiri insoro mu nda ya ba mama, wari uzi neza yuko nyagora ku ngoma mwami Imana tuzaba abakozi bawe, tuzaba abahanuzi bawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Nyiringabo Imana, sengeye imitima y'abantu baguye umwuma mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka niwe wayihembura mu izina ryawe Yesu. Turakwinginze nyagora ku ngoma mwami Imana, Uwiteka ubahumurize mu izina rya Yesu Kristo. Data nyiringabo Imana, hari icyo wakora bigahinduka. Uwiteka nyagora ku ngoma mwami Imana, abayuda batabawe kubera ko Esteri yatabawe. Data nyiringabo Imana, Morodekayi yavuye ku irembo ibwami mu izina rya Yesu Kristo. Data nyiringabo Imana, hari abameze nka Hamani bashaka kutumanika ku biti, hari abameze nyagora ku ngoma nka ba Morodekayi bashaka gutabarwa. Uyu munsi wabatabara kubera kuri Imana ishobora byose, kandi kubera kuri Imana itabara. Ngaho bikorere kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu Kristo tukwambaje. Amen.